Bitte. Byiza karibu. Salamu. Zibite. Neza. Ni karibu. Neza. Tubafashe iki? Ndashaka ikarito ebyiri z'amata. Karite ebyiri z'amata. Nta kibazo turazigura. None se nta kuntu wahamagara sura umuhungu wawe akantumaza akangeza ku modoka? Okay, reka muhamagare. Laurenti, waje ugatwaza umukiriya amata ukayashyira hariya ku modoka. Wiki? Umugereza hariya ku modoka y'amata, turajyanye amakarito abiri. Izindi ntwaza. Izindi ntwaza. Ni umukiriya. Wese wamutwaje? Suri kubona nabasha amakarito abiri y'amata. Umaza nabi kugiye kugira ikibazo. Shaka nyawo ndi umukarani hano. Se kubera icyo ukunda gukomeza ibintu kujyana amata ku modoka ukagaruka nabyo bigiye kuri namba. Ngiye ahubwo wowe wakamutwaye ko uri umukozi hano ngira ngo ndi umukozi hano. Ndabizi ko ndi umukozi nagusabye service. Fasha umugereze ku modoka. Ntabwo ndi umukarani. Ufasha mwana nta kindi. Niyo se bari gufasha wowe wakifashisha. Wagireka kubwira abakiriya nawe. Ni bari gufasha ni ifasha. Ntabwo uri umukozi hano. Ntabwo ndi umukozi ngira hano. Uri n'iki hano se ko cyangwa ntabwo kikureba hano ikimenye ko ntabwo ndi umukozi. Ni umwana wa boss ariko ntabwo yagakwiye gusubiza abakiriya gutyo. Oya nende agakabone iri kwifatira hano ka ubona ati ahubwo mushaka yibi umuntu ubafasha nimutamubona ubwo ngo muraraburiza yino se ngira ntabwo nshinga gufasha abantu. Ariko urebye nyine hano ubwo ari byo byari binzanye cyane. Haryo witwa? Mbajije? Nakubajije witwa gute? Amazina yanjye cyangwa amazina muri bwishyure? Amazina yawe bwita pana yo kwishyura. Sikandari ikibazo bisina gusa ntabwo bigoye. Byari ngombwa subwo na? Urebye ntabwo izina ntabwo byadanje. Hari ikibazo urimbiye? Ni mwebwe mwishyuza imisoro hano muri kana gace? Kubera iki? Kubera kuri gukomeza umbaza amazina ariko ndi kubona wagira ngo ni mwebwe. N'uburyo wambaye ndi kubona wagira ngo mwishyuza imisoro. Uburyo nambaye rubona ari iby'imisoro koko? Simbona wambaye akajire. Okay. Niba izina utarimbwiye ntacyo bitwaye ubwo wenda uzarimbwira ubutaha ningabo. Okay. Nitwa Mara. Gerageza unaseke muri abo bantu babona ubwiza bwawe. Oya, guseka ndaseka kandi urakoze kumbwira ko ndi mwiza. Nta kibazo ngiye mba meze neza igihe cyose. Meze neza nta kibazo. Umusore ntabwo arava hano. Se waje guhaha waje kuganiriza umukozi wacu. Oya, umukiriya wari kuza ukavuga ikikugenza ukaba wagiye kandi ntabwo nkeka ko hano hanze wabuze umuntu wagutwaza amata yawe cyangwa we wanayitwaza niba ari imodoka yawe uparitse hanze ukayagezamo. Ubwo no kuba uhagaze iminota hafi 20 uri kuvugisha umuntu cyambere kwica akazi. Aya masaha tuba duhombye kandi naho ndi umukiriya wapfa kwinjiramo wabona n'ukuntu muri kuganira ababona muziranye. Masaro umukiriya waje nanga kumwakira wagire yaza gute se muri kuganira? Niyo mpamvu abakiriya hano bagabanutse batakiza nka mbere rwose giye unyicira akazi. Ubwo bari bahari kuba kuganira? None se bari bahari kubera ikireba ukuntu uri kubabwira. None waje no kuganiriza abakiriya. Waje no gucuruza cyangwa kuganiriza abakiriya? Okay, nta kibazo avuga ibyo ushaka kugenda. Ntawe uburana n'umwana wa boss batazananyirukana kubera abo. Iyo ukomeza wagiye kare. Anzi, reka nigende nta kibazo. Ngigira kode cyane nyuma. Twagiye muri imanitse ku rukuta. Yimubwire. Igihe nose igihe yahagarara nubwo yibutse kwishyura. Andikanye kwibwirira. 17 gatandatu karindwi 5 Urishyura kubera ko wari wamaye andi nta kibazo urashyiraho 5. Kandi utweke message ko abasore nkandi abazi batekanye imitwe baza biganisha tuganiro twinshi. Urayega njyewe. Ni wowe skora hano ako kuki ukunda kwivanga mu kazi. Watwara amata yawe ukagenda. Sawa nta kibazo.
nawe nta musore mwiza muzavuga mba mpari akuvugisha nita muha bene wabo ibyo ntabwo njye bindeba swigigije nkubwira ibintu ngo dupange ibintu kabyanga nanjye urye njye byara umwana byara umurozi worora inkoko agaca kafa aho ngo mpita nkorora noneho nibyo byakuzanye ahangaha ibyo by'inkundo ubumbwira ntabwo mba mbyitaye ahubwo n'uriya muntu wari uri hano sinzi icyo yashakaga buriya kumbwira mba mbumva nkanabareba ahubwo nayobewe nuko muteye buriya ndabigerageza ase n'ubuzima bubi ni ugucanganyikirwa ubundi bo wigira uduki uri kubona nigira uduki ariko igihe kizakubwira hari umunsi uzabishaka natwe twaragigiye Furaha Konda nawe bakaba utekereza impamvu ndi hano nyine ko nkuhamagara ntunyitabe ubundi ufite ikihe kibazo ese ubundi igihe gishize twashize umwaka wambwira impamvu uri kuza umbwira magana umwaka dukatiranye ese ubundi urabyibuka cyane ndabyibuka wamaye nk'iminota ingahe tukabanza tukaganira ntabwo bikunda igihe cyandenganye nanakerewe ntabwo byakunda ntabwo byakunda ko wama n'iminota ingahe tukabanza tukaganiraho umva nta mwanya ngufite ariko se ubwo harahindutse kuri ya revo nsigaye ngo ntabwo ndi kukumva mfashe usohoke nigire mu kazi ariko ubundi uzi icyaguhira reka ninjire noneho ndebe ko nsohora nibyo nakubwiraga rero numva ibi bintu ni ukubitekereza tubiganiraho ariko rero nibyo nanjye nakubwiraga yuko ntabwo tugomba guhuzwa n'icupa oya humura wanya n'ubundi ndari kugura ariko amenye biriya bintu tugomba kubiganiraho ariko tumva byarangira oya humura oya tumvikane reka dushaka ko tunywa agacupa wa mukobwa wahera hanyuma ubwo wenda turaba tubiganiraho humura nitumara gufatamo agacupa ndakwereka se wa muhungu wawe bagesigara bahe yasigaye afite akazi ariga agakora akagira wa mukobwa reka turebe ariko wa mukobwa no kugira ngo urabaza ngo wa mukobwa hano hantu rwo hamenyere ko ngiye wamenyere ko ngaho gira nta musaza w'umusirimu ugomba twamafuti katurebe bite shaye mukobwa isawa ko mumenyereye kugura rimwe umuntu aje noneho nta bakiriya bahari uraho gikomeye menyere twebwe hari tuje kuba ababanga ngaho shika arabazana bakabazana hani noneho zirakonjera ntabwo bashobora kuramutsa umuntu bamwegereye nta se n'ukibasha no kuzamuka warenza abiri ariko si ubwo kunyura umwanya ubundi ubwo uhagaze aho ngaho iminota ingahe ubu iyo wemerana n'ubwo mba nakuretse ukanagenda izi uguri kubona utari kunyerera mva nkubwire umunota umwe se uhagije 5 wenda 5 ntabwo nayigwa ese ubundi ko mbona ndishije uburakari njye nawe ninde wakaba yarakaye shavuga uvuye aho se tuhagaze banzu baze ka gacupa gatoya ka gapirimunse gato yewe ndaba ndeba nagakonje dore izuba rimeze nabi hano se shaka ko sibo zirakonjera numva hariho n'ubushyuhe bose tuguhakaye yewe niheraga umva buri agapeti imitsingi bagapfundura bandereka inzoga imbere ngomba kubinywa warangiza ukagira mubanze niko ateye ibi bintu by'ibipapuro hanyuma nanjye ndeberamo hari ikambaro cyangwa imitsingi gakonje ariko ndumva icyokere kimeze nabi n'ibi bikoti umuntu aba yambaye subira konjesha shaka rwose mugani iri zuba ntaba ntari kabisa
yewe. Umva rero umubwire, ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu munsi ibyanjye nawe ndava hano birangiye. Ibyo ngibyo uri kunkangisha ngo amasaha byo ntabwo bindeba. Akazi kawe nta nyungu nge kamfitiye, cyo ni icyambere. Ugomba kuntega amatwi, wabyanga urajya mu kazi kawe uraza unsange hano ko ngomba kuvana ibyanjye nawe bikemutse. Urabona hakuze kushira isoni wa muhungu. Ese ubundi kankubaze hagatonge nawe twapfuye iki? Igihe cyose ko nkubaza ugaceceka, ubundi twapfuye iki nshaka kukimenya. Ntabwo ugira type yanjye, ahubwo usize impamvu yibagirwa vuba. Ntabwo ari byo nakubwiye umwaka ushize. Ese ubundi reka nkuba uhora uvuga ibintu bimwe ntabwo unyurwa. Icyambere cyo ndi kukubaza nkuko nabikubwiye winjira aha ngaha wenda no kungusha hasi iwanjye. Nakubajije umwaka ushize uricuye uvuye muri koma. Wari uri kwa muganga aho byukiye uza wibuka uko twatandukanye. Ubundi ufite ikihe kibazo? Ibyo ni ibyo wigira. Uko byagenda kose ndava hano nsobanuriye neza mbimenye. Uri kumva we waranyuzwe ariko ngiye ntago ndanyurwa. Nibyo ndi kukubwira. Umva rero nkubwira. Nongereka nkwerure dore mfite n'igihe gitoya. Kandi uruke ko nagwaye n'umunota umwe. Ibyo twapfuye urabizi. Ntabwo uri serious. Ntabe na gato ntabwo uzi gufata mu rukundo ngo ugire umurongo gutyo uvuga uti ibintu byanjye bimeze gutya na gutya. Urajagaraye mbese ntabwo uri tayari. Kandi ngiye narakubwiye ibyanjye byose biri clear. Niba utabyitayeho rero nafeza nafu. Ibyanjye nawe naho ngo byagarushye. Uvuze ngo n'ejo bundi nabonye uri kumwe na kagakobwa bakitandera. Kagakobwa mwari muri kumwe niko kantu kakudashya ubwonko neza uburyo wagiye ukamera mana urakabije. Nakoroheye ugira ngo hari ndi nk'umugati bashyira hasi bagafyonya. Urakabije mana, urakabije pe. Urakabije usigaye ugira agasuzuguro naza aho wagakuye. Wiki? None ugiye kundera aha ngaha iwa. Ako se ubundi kankubaze ndeba urebe nirangirwa mukobwa nakubonanye nayo. Urandusha iki? Mana itegereza umwana urebe. Urandusha iki cyatumye ni inzobe se? Ni iriya nzobe yagukuruye. Inzobe ziragurwa bro. Reba umwana utavangiye. Akuzi ko ushira isoni. Kariya gakobwa dore umwana. Reba umwana. Narinje nje kukwiyibutsa nabonaga harusa n'uwanyibagiwe. Uriya inzobe ziragurwa ariko dore umwana w'umunyarwanda kazi utavangiye. Ngaho nakubonye ngaho vira ha. Katabisohokere. Ndagira ngo nakubwiye ngo iki cyangwa kumva byakomeje kugorana. Nakubwiye ko ndava hano ibyanjye nawe bikemutse. Sinzi impamvu rero uri gushaka kunyubikiranya. Erega muzehe rwabo ku isi. Ubizi ko no? Bagubwira abagabo. Ubizi ko? Aguze. Ese buriya ntuzi ko urya ibyanjye nawe biziranyeho. Ariko rero umva nkubwire, sibyo? Umva nkubwire mugabo. Inyibwirira amakuru. Igihe umbwirira ibyo bintu byose buri kubinyibutsa ibira niko byarangiye. Se byose ko tubiziranyeho. Uriya mwana mama we simuhe. Ubuse turinze tungana dutya myaka ishize ari cyo wizize unyumvana hanze. Bagira ngo baze amakuru. Ese ndarahora. Urambaza amakuru y'uriya mugore sinyaheruka duherukana burya. Biziranyeho uriya mugore umugabo we. Ari igihe mutekerezaho kakaza ariko oya ntacyo ujye umenya amakuru uzajya umunsiburize. Urabizi yaranzi nanjye ndamuzi. Ariko bari nge nawe ninde ubitse amabanga y'undi menshi. Ni twembe da. Oya menye ko ufite abana barenze abandi. Reka twikomereze twiganire gusa n'umubona twabijyana mu kabari ukamunsiburize. Ntabwo mva n'ibyanjye nawe bitarangiye ibyo wikora byose. Erega hari icyo wakinnye nacyo utazi.
wakojeje agati mu ntozi nzakwizirikaho mpaka njye nawe ubyange cyangwa ubyihorere umva urye nje wowe ntabwo uzambanaho n'uriya mukobwa ubimenye uko byagenda kose urye nje n'ubundi mu gihe nyiriho ntabwo uzabana n'uriya mukobwa uko wakigira kose n'ubundi nagenda mvira mu rugo simvira mu Rwanda uzabibona ariko ngo baramutse hagize umuntu uri kutwumva umukobwa gasa na nyina data ave mbabarira cyangwa wagira ngo simwibuka hatagira umuntu ubyumva no muri kano kabari ugasanga tubireke muri yarga ariko tuba tubizaye nanjye buriya yarangije kwiga nanjye mbona agenda mu gitondo nkabona agarutse bwije ariko arakora yambwiye ko hari utuntu asigaye akora yaragiye mbona yashatse ahantu akorera nuko nyine ariko rwose oya ni byiza da ni byiza urumva umuhungu wanjye nawe ariga akanakora sheri ayi uranganze sheri umeze uteze narimuze wiruте niwe neza nanakumbuye ankumbuye karibu karibu wawe karibu si wawe basaba karibu ubu wisanga yego ntabwo tuba twari nabyo wa muntu hari amaraporo twa turimo byari bigoranye ugira ngo wa mugabo we ko cya twageraga amasambu kariyo mpamvu twavaga tukajya aha urumva ariyo mpamvu dufite bariya abana ugira ngo bo si ukuyandayanda ariko amasambu nubwo twari tuyafite burya n'amafaranga yari ahari yari ahari nyine neze ko twari dufite nibuka ko ujya gutereta uriya mugore agafaranga icyo gihe wowe ugafite ariko ubwo ngubwo niba ubyibuka neza wari umaze kugurisha ibipimo by'ikawa nka 6 inka zawe zimeze neza icyo gihe ungurira byeri ungurira byeri aribwo wantega pepe ushaka kuri wawe nabyarwa wawe naho ariko wantega pepe nuko wari ufite amafaranga nanjye burya mbonera akagukubise urwo regashaho naho yombi rwose uriya mwana nta kintu uramubwira ko yerekeranye na ndetse amaraso amaranye buriya na nyina zikari umwana twadugise twakuye ahandi ibyo nanjye ndabizi yuko ari uwanjye nanjye ndabizi ibyo ngibyo ariko yamaze kuba mukuru maze kuba inkumi ibyo bintu reka atagira umuntu ubyumva hano mu kabari urumva amara atagira umuntu oya nuko baba bataziranye se baramaze kuba inkumi kuri ubu ugiye kumushyingira ntabwo gushyingira iketse nuza n'umunwa muremure akaba ariho ibintu mbitse imyaka irenga 20 naho ubundi saza ibyo ngibyo reka bamugane tunabireke ntabwo sina ngombwa kubiganirira ahangaha oya wendere rya bitangiriro ryo kubiganira 20 ni myinshi ntabwo najya kujya kuvuga gusa gira hey bitese sawa ruje kureba ndetse shana nje gusaba akazi bakwita ndetse banyita Omega Omega akazi kaba gahari nari nje kubaza nimba nta kazi kaba karimo ahubwo icyiza wampa nimero kabaye gahari kubera njye mahora nkazaguhamagara nta kibazo ubwo njye reka nsevingeho iryo nshaka numva ari inyuze bizatuma nyine nyibuka time cya bitanarenze ku mugoroba babona ngo amagara sanavuze sawa nayo sawa umunsi mwiza reka tugire twinyako umva igikobwa enda ture nangahe tuyishyura ari 3 so kugira ngo
ufite kode Oya nyine ni namba nta kode ihari. uvuga nimero bya namba ntabwo Ashaka shaka ari za mvugo z'aba bana b'iki gihe kugira ngo nukoze oya nahumura rega kuko twabaye inshuti kuva kera. ariko hagati aho ngaho banza iki kugiye kanzimanira kuko ntaciye shere nari netse pe nibwo nshyizeho inkono kandi ukubona kureba televiziyo oya impamvu nari nteretseho nasagira ngo nicare imbere y'imbabura koko kandi shere kamubwira akantu nsigaye mbona ubu wabibera no kureba televiziyo gusa nandi kureba amakuru ngo uyu muntu inzu yagwiriye ubwo niyo mva nibundi niyo nje nirukanka ndeba ngo ndebe ibyari byo nawe kuki utamagaye mubaze ukuntu niriwe telefone yanjye rero yagize ikibazo ukayibura inshingano ntago nazibagirwa se nazibagirwa sinkwitaho sheri ariko nandi sinkwitaho ni ukuri hariko ntagira kari kanzonze nibyo ndavuga atari kushira wanjye nawe ngomba kumwa umwanya nibyo nanjye mba ndangiye nyine irungu ryanyishe sheri jya wihanganira akazi ku kamera nakunda uri turi mu kazi tugira ngo ibintu bigende neza yego ndakubona ariko nta kibazo umeze neza yatunganya igikorwa agiye gutanga udushyize ngo namwe ntabwo mujya mwizera abasaza ubwo ntaheje ntumva byatunganya wabibonye wakoze uzagaruka ntaheje ejo yego imutima imutima sheri karame shobora kuza ari umwenge koga jya gukaraba urebe uko nanjye ibiryo biraba bihiye mugaburire urabona uko bimeze gato G tube tuganira Ugeze neza neza nakubonye mu kanya uri gucafuza ngo umeze neza ariko umuziki se wari urimo wari wanze no kunyiteza ngo naganire cyane none ko nabonye kwicafura ifoto utamenya ngo biguke ejo bundi ku kazi hari icyana cyaje kimeze neza icyo cyana cyaraje nyuma ndagikubira kuri fone nta kirabura ibizima ngo mukibifata mwana siko icyana kiri gushaka kunyapira ntago umwara bajya bakatiye banamushima utungu usubukutiye mu bete yagukatiye amana ahubwo ibyo nibyo nashaka kukurabura we icyo cyana tuzagitura tukizana hano mu bete twanagiye kinyura yese kivaye ko nyine igitezo kizanye none nyitwe gitera yenda kirimo kumujyana se muzabure kujya tukiteza agikuru wabo se we hari ukuboro wahura nk'icyana mu nzira ugahita ugitera twahita tukizana ariko saka moto se mwana shanda kumva ubwo nawe batakaye ngo uwo mwana ashaka ameze neza mbega umwana ukuntu ameze bro cyane kimeze neza kirateye noneho uzi ukuntu ari inzobe ubwo se ngenzi umukire mwana nitwe nitumuzana nawe wakuramo umwe ariko bro ni kumudabanya cyane yaniga yanjye ubundi niwe babuze asiye komere kuri gucafuza ko n'ubwo imvura ikugoye ntabwo uri kuyumva ahubwo reka mbaze ese story waneye mwana urumva na uri kumva nari kwibuka ko nashyize udukweto hanze ewe man siko zatangiye kunyagirwa zatangiye nakubonye nabundi mwana nibyo nakubwiraga icyo cyana mwana twashaka ukuntu tukizana n'uwababira ariko byagira mwana tuvuye ku by'ibyana kuko tuzajya tunyagirwa mu nzu ntidusohoka ngo tunyagirwe buri tuzabishora mwana uretse gato ndi kumva fone ivibura mu mufuka
Sikafite telefone ebyiri se? Man muri no minsi Kunyirana. boss arimo aramena. Cya cyane ahubwo kimpamagaye. Alo? Oui allo. Niwe neza. Wiriwe. Biragoye mubaze bya bindi by'akazi. We ahubwo nibagiye no kukubwira we. Tugenze kumamagara ndahira. Ahubwo nari maze nk'iminsi 2 ndi muri wowe phone nari nibagiye kukubwira nta kuntu wancaho mu rugo se ahubwo tukabivuganaho. Ubwo nyaganaye. Reba hano urenze harankorera. Ahantu hari agasitasiyo imbere yaho nk'igipangu cya kabiri. Ura ku gasitasiyo kawanga wakoreye. Urakarenga igipangu cya kabiri ukarenza. Icyo narindi hafi ahangaha. Okay. Ubwo naribe wowe nuhagera ubwo uri bumbwire cyanjye nabana nahagaze ngo gutegereza. Nta kibazo. Sawa. Za bolo zisezora ahubwo use uko turi ubu baraducika se. Ahora nizanye yo gubunda ubarizanye nta nubwo ari buducike reka. Aka kazi ko kuboneka bwo kazaboneka. Ese bwo kakavura kari gutonda muri twaganira. Bishaka ko twaganira ahangaha akavura ni gakeya. Ciao, ngwino tugende twicarane mu nzu dore. Imvura irimira ntabwo. Aya mu nzu wapo ariko. Shasha wigira ubwoba. Wapi narindi kwihuta ahubwo wambwira ngo. Oyo n'ubundi urihuta nta kiri bukuze kwihuta. Oya ariko nisi wambwira ngo wambwirira hano ngagenda ko imvura atari nyinshi. Ubuse n'ubu ukigenda ikayitigwa. Oya nta kibazo cy'imvura ahubwo mbwira ngenda. Shaka tugende. Oya. Sha wigora. Ntago mu nzu byakunda. Ushaka akazi se? Nisi wambwiriye hano ngana. Nyine ushaka akazi. Ariko nyine wambwira hano ngana nta kibazo. Shangu no twicare mu nzu tuganire. Oya nisanga se wambwira ntago najya mu nzu. Sha dore ngwino gravere tubana. Wambwira ariko gravere umwanya tuza se basi. Ziteze. Nimeze sawa. Ujye ariko nyine wambwirira hano ngana nta kibazo nkatangiye ndakwihuta. Ariko ubu uri kumva wagenda wageze mu rugo. Ujye nese ari ikibazo kuba wambwira nkatangiye. None ngiye kujyana nakubwiza no kuri. Ara nagukunze kandi ntabwo wajya mu rugo mucika. Mucika gute? Sinakubwiye ko ngukunda se. Oya. Rero none ngiye noneho iwanyu ntabwo baza aho wagiye. None ugiye kujya uba mu nzu yanjye nta n'ahandi hantu. Ngwiki? Kandi nkubwiye ko ugiye kugumanamo hano ugiye kuba mu nzu yanjye. Ubwo kandi oya mama. Hano kugera vamo no.